maramazi harya si kuwa gatanu kuwa gatandatu ni kuwa gatandatu nako ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya Kiyovu ibitego bivuze ko Rayon Sport muri weekend itazakina birumvikana imikino ya champion birumvikana kuko nyine iri kwitegura uko mukino yego Alpha ni Rayon Sport yatsinze itsinda ikipe ya Kiyovu Sport Kiyovu Sport twavuga ko ntabwo yagize umwiteguro mwiza ntabwo ari ya kipe twavuga ngo yakoze precision y'igitangaza kuko ngiye kureba sinibuka umukino wa Kiyovu Sport yakinnye wa Gishute yakinnye na ntuza yakinnye na n'igihe ni Rayon Sport ni Kigali sizaga ni polisi hafu bayitsinda nabwo barayitsinda warenga umwe se ni match imwe nanjye nzi ngaho urumva ikipe ya Rayon Sport yakinnye na Vipers Rayon Sport sugiye ko Rayon Sport yakinnye na Zaïsel yakinnye na za Gorilla yakinnye na za Yanga yakinnye n'amakipe atandukanye agiye atandukanye hano mu Rwanda iyo kipe rero kuyoza na Kiyovu yari imaze gukina umukino umwe urumva ko yazanye n'abanyamahanga yikazana n'abakinnyi bagiye batandukanye umutoza Fahami ya Rotifi nawe ushaka kwigaragaza byari bigoye ko rwose hari ingingo Francis n'abasore be bakura amanota 3 ku ikipe ya Rayon Sport byari bigoye bikubitiro n'umwataka newe nawe ngiye kuvuga nanjye akiramo ibitego bibiri wenyine ijambo rimwe kuri uyu mwataka baguze ari nkaho Mercato iri gufunga uyu mwataka nabonye mukanya navuze ndimo kubureba ikiganiro ageranye n'itangazamakuru abo ati ngiyewe icyanzanye ndabizi ko Rayon Sport ari izina rikomeye cyane ushaka guhindura ubuzima ati ngiyewe icyo ngiye gukora ngiye guha abakunzi sanuri startinga ati ngiye icyo ngiye gukora ngiye guha abakunzi ba Rayon Sport ibitego ngiye kubahata ikintu bita ibitego nabo nibarangiza bampundagaza amafaranga ati cyo ndakitegura aje gukorera amafaranga azayabona nabitsinda ibitego yego niwe wa mbere se baruvumbu barayahawe rero Rayon Sport ni show nziza cyane yakoze kuri no Murundi Ndikumana Asumani njye nifite impungenge ko ishobora kubitaramwandikishije ariko kuva yaramwandikishije yabikoze bwangu rwose vuba na bwangu nje mbona ko ari igihe cyiza cyane cyamurera kongera kwigarurira abakunzi bayo kuyiheka na fari nganyo zabagaruka na Ivaraho Habimana Ivan ari hafi aho ngo arimo kugenda kontorora nekereza ko byanga byakunda uyu mugabo asha kuzaha Rayon Sport ibyishimo n'abakunzi be muri rusange ni na show nziza Rayon Sport yakoze ahubwo abareyo nibategura amafaranga batereka hariya ubundi bari umusore ngo arabaha ibitego Uwayezu Jean Fideli Gasingwa ndetse na Twagira Yezu Tade akamwenyu ni kose barimo baraseka ku mastade aba bagabo iyi Rayon Sport barayibyimba cyangwa birakomeza bibi bya zanduru zo muri Rayon nge mbona baraje gushyigikira Tadeyo nkurikije uko nabibonye akamwenyu kabo kaburi kuko nge naje kubona ko bari abagabo bashyigikiye Tadeyo baje no kumuba hafi kumubwira ngo komera ibi bigeragezo n'ubundi natwe twagiye tubinyuramo by'amagambo n'ibiki ngo shikama umuntu w'umugabo shikama ube umuntu w'umugabo komera tukuri inyuma ahubwo icyo badashaka nge nkurikije uko nabibonye bira ibintu byo vuga ngo ni za bodiza ngo ni inama z'abasaza ubona ko bira ari byo kugira ngo biba disturbing ikipe ya Murera nabikubwira ngo Yezu Tade afite abantu bamuri inyuma kandi banakomeye rero ati do tini hano tigendera kuri uyu murongo umeze ati kwepa bihorere nge rero karana agashimye kira gikorwa naragishimye riyeri ibyishimo by'abareyo se Singida Black Stars niri bubiteremo niri butube babiteramo amarira abantu nibajye kuri YouTube channel aho no tujye gusuzumira Rayon Sport no abantu nibajye kuri YouTube channel bareba ibitego uwitwa Chota Chama Rayon Sport twabonye kubitwara na Yanga makipe muri Tanzania kuri Rayon Sport simbizi ubuso butumwe itanze kuri Rayon Sport butumwe itanze kuri Rayon Sport yegukanye kino gikombe kandi ikacyegukana isa nkaho yabikoreye ishyiraho reba abantu bajye kuri YouTube channel reba ikipe yari ni Singida na Al Hilal barimo kwisura yego reba Chota Chama icyo gitego yatsinze ndani igitego cy'umwaka ka na nubwo yanahase Oya nagwa atayashutse umuzamu amwereka yuko wenda agiye gutera kudandabirana mu kudandabirana undi ahita kubita sanse nike muzamu buri cyakora n'icyareka cyane aha rero Rayon Sport iragira imenge birasaba gusoma imikino ya Singida cyane kwicara bakareba ama video n'ibiki byose bakiga systeme z'uyu mutoza
wenda bakazagira icyo bakora ko bitabaye bajyaho kuri YouTube channel barabibona biriho uburyo abasore b'ikipe ya iyi Singida Black Stars yambara nka Rayon Sport izaba yahinduye ariko izaba yahinduye neza mu Rwanda aha rero no Singida ni ekipe ikomeye dore igitego cya kabiri nacyo cyagiyemo muri ari Herayi bayitsinze 2 2-1 aha baba we muzamu habe no gukurikirana nta gukurikira ese ari gukurikira ntacyo ari kurenzaho sibye kumirwa gusa baba we reba sha bitego byiza biri Singida abareyo bamaze no gusohora ibiciro nabonye kwinjira ari ibihumbi make ni 5 nabwo nibigera ku wa gatatu bazabiza nibigera ku wa gatatu abantu bataragora bizaba ibihumbi bingahe bari 7 ni batari 10 urumva ibyo biciro nabonye nubundi ibihumbi 70 n'ibihumbi 200 ariko banabyoroheje sha umuturage ku mwaka 5 ejo bundi yarajyanye abana ku ishuri minerval n'ibiki byose zari zimeze nabi none akanya bahise borisa intozi yabonye benshi ariko yarababonye cyo kora byo dabaringaniye bari aho baringaniye ariko se ne wabishyigikira ko ibintu byo guhenda byakomeza cyangwa umunsi wa gatatu ubusa Gicumbi yo niri bushyiraho nka 5 oya ntago ndabimenye neza ariko ntago bishoboka 5 se ubwo 5 babari yabara amafaranga menshi ibihumbi 5 ibihumbi 10 ibihumbi 70 ibihumbi 200 nawe ndebera ibihumbi 5 ibihumbi 10 ibihumbi 70 ibihumbi 200 yego urumva naka kanya aha rusange nibigera kwa kangahe kwa gatatu bizabe baye ibihumbi 7 aha 5 aha ibihumbi 10 bizaba 15 aha ibihumbi 70 muri VIP bizaba ibihumbi 100 aha ibihumbi 200 ho nta kibazo baharike kuri 200 ni hatari ariko abariyo barayagura abariyo bari mu byishimo nta kuntu batagura aya matike bagomba kuyagura abariyo bazagura rwose ko hari n'abafana ba PL bazajya gushinyagura no bagomba kugura amatike kugira ngo bajye kuri Kigali hari kuri Kigali Pele Stadium kuri Kigali Pele Stadium abafana ba PL bazajya uzabo bireba bagiye gushyigikira bagiye gufana Singida bazaba ari nyuma Singida ibi bintu ndagusiko twavuze mu itangazamakuru tushaka uburyo twabica ariko bikaba byaranze oya ntabwo byacika byaranze neza neza bahuriye bari abakeye bareka gukura aho ngaho ibyo bintu ako se ibintu urabishyikiye wo mu by'ukuri nk'umuntu w'umugabo none se umufana ko afite uburenganzira wese ku buryo ajye gusa niba ikipe yasohotse ngiye ku wa gatandatu nzaba ndi inyuma ya Rayon Sport nanjye nzaba ndi inyuma ya Rayon Sport ujye kumbwira ngo za Singida abafana ba Rayon turi kumwe namwe na Pyramid ndi inyuma ya PL cyane uri mu biki wowe ikipe yasohotse y'Rwanda nanjye ngo ngiye gufananga ikipe ngo yasinge kibuze ariko nka Rayon Sport yatsinze ariko iyo bariyo batsinze ndatambuka nkabana koko banatsinze bari muri mood cyane urumva ukabona umuntu kunywera agafanta atafatwa watsinze umuntu hano wahoza ambwira ati reka ngubwize ukuri ati Rayon Sport mana yanjye uzafashe ati Singida izayibage ati twese tubihombe ati natwe baradusetse ati baradusetse ati nanjye ati Singida ni yinkubitire nga 5 neze ubwo urabyemera ibyo bintu se wa muntu we ko ari izaba iri gukina iri gutanga ishema ry'abanya ati reka ubore bigitse nk'abantu bana ba Rayon Sport b'abakobwa nabo bageze finale ku munsi w'ejo hari muri Sekafa urumva yuko igiye no kubahimbaza nabonye nitanga Desire mbese ya staff bose biteranyije mu miliyoni 5 ku mishara yabo Excom bishatsemo miliyoni 5 zo gushyikira abana b'abakobwa urumva ngoga yatanze 2 n'igice ku giti cyewe n'abandi bafatanya ba Desire n'abamama n'abandi bose abandi makomisiyo batanga 2 n'igice bazishakamo ubwo umwe ni nka senyisa cyangwa ngahe bivuze ngo rero Eriel nge baba n'abakobwa nza ba Rayon Sport ngo bakobafana n'ubundi kuri finale bazahorana n'uza ekipe itwa ni bari JKC GKC yara muri Tanzania n'ubundi niyo bazahora kuri finale nzaba ndi inyuma y'abareyo nanjye nzaba ndi inyuma y'Rayon Sport ibi bintu byo gufana ibintu bitumvikana Rayon Sport rero cyo kwibaza ni kimwe akamwenyu kabo karakomereza no kuwa gatandatu cyanga ariko nyahanda bana Rayon Sport izakubita Singida ufite ikize mfite ikizere rwose aha bareyo bazakubita Singida yireyo ya batatu mutoza reka mugira inama defense y'abakinnyi batatu fame yarutsi nawe defense y'abatatu reka bivugire kuri mikoro defense y'abatatu nawe abwiye ngo umuntu ugerageza defense y'abakinnyi batatu agomba kuba ari umwe expert kabisa ari inzobere Famille Lotifi wabikoraga muri mukura ntabwo ari ikipe y'igitutu iyi Rayon Sport y'abadefenseri batatu koko uzabirya
uzabirya reka mbisubiremo uzabirya ariko yibuka kandi n'imikino mpuzamahanga defense y'abakinnyi batatu abakinnyi ntabwo bo mu Rwanda bafite kariba yo gukina defense ya batatu utamaze byibura nk'umwaka uyibatoza ngo bemetirize byibura biragoye nashaka defense y'abane nk'abandi nk'uko abandi babikora zana Emery uzana Isudianye uruhande rumwe niba ari uwo Cindy Paul Jezi wakizeho niba ari Serumogo ube wabateretse aho ngaho umutima wa defense imbere yabo kuri holding midfielder niba ari Sefu wahise mu muzane niba ari ku munani ari Tambwe umushyiremo niba ku 10 ari Bigirimana Bedi umushyiremo niba uruhande rumwe ari Aziz Basanye kuranya ahajye niba urundi ugiye guhenge ku mwata ku mwaka akajya yive ukatakisha uyu Kumana Asumani bikore gutyo ariko ibintu byo kumbwira ngo urumva ngo defense ngo ni ya batatu bagiye gufata ngo Kabange ngo fata Emery ngo na Isudianye ngo noneho ngo Cindy Paul Jizi ngo agashobora kuza ngo kuba ari gukina ngo kuba y'ibumoso hanyuma ngo Serumogo ngakina y'iburyo ariko ngo Isudianye ngakaza gusigara mu mutima defense ngari umwe ngemere ngagahengamira ku rw'iburyo ngo hanyuma ngo Kabange nawe ngagahengamira ku rw'iburyo bitubangura abana iminota yatujyanye birakaze cyane cyane nuko bimeze rero sport igomba kwitonda ariko cyane mu kureba 11 bakwiye kubanzamo akirinda ibi bintu byo kugenda agerekeranya oya niko bimeze rero siporo nare buryo bakosora ibintu byabo babiha umurongo neza cyane 5 kuri 5 ibi kipe ubundi shambure iryane tubaduseze badukubitire Singida bazajya muri Tanzania basa no kurangiza umuhanga rero nta bushobozi ufite bwo gusezerera Singida ibyo nibyo wivugenge ntabwo ariko mvuze ayo magambo yivugira komereho ntabwo nifatanyije nawe mu amahirwe yari kubifite nuko rero yari kubanza muri Tanzania muri none bazabanza mu Rwanda ariko si bibuga si bimwe bibuga bari bimwe aperi nayo aperi kuri pyramide iraza bakanganya kimwe yajya 6 bakayikubita 3 kimwe bitaho ya 6 ni cyari kera man hari kera se aperi zasezera pyramide y'umwaka nabikubwiye mana we amahirwe masape iminota ingati basigiramo abantu basoro muri Old School and Love Story ariko ntabwo twagenda tutavuze kuri Mani urevuga hiki ko yatsinzwe bitatu gusa kiramo ku video ka Mani se ako ka video ka Mani kuri YouTube channel ikintu navuga ikipe ya Man City yaratsinze itsinda ikipe ubundi bwo birumvikana tuba tugomba kuvuga kuri match yari y'umunsi wa Mani na Man City niwo wari yari match y'umunsi na Arsenal na we na Nottingham Forest bari bayiteza Arsenal ariko beragereza nakagozi gaciye iriya ntabwo yari match y'umunsi yego match y'umunsi ubundi igomba kujya ku cyumweru ubu n'ubu match y'umunsi muri iriya weekend ni Mani na none nozana ni oya Man City na Arsenal Man City na Arsenal muri weekend se cyane Mani na indi kipe ifite Mani zakina na Chelsea niyo nari ngiye kuvuga iyo ntabwo ari y'umunsi ni Man City na Arsenal uri mu biki wowe Arsenal ko nayo ifite ibisitaza byinshi mu rugendo ifite ibisitaza nyine Man City na Arsenal none se Mani na Chelsea byoroshye hoya Chelsea hari izacaho yiro ya baba we shamana twara amakipe ajya ntera gahinda ariko zifika icyaza barimo n'agahimana hari bazipanga ukabana ni nko gushaka guhima kuri batatu be ndashaka kuvuga ku bantu babiri gera vuba iminota yagiye umuntu wa mbere ni Ruben Amorim uteza w'ikipe ya Man U ikintu cya mbere ari gupanga Man U mu buryo butari bwo nta kigenda ikindi cya kabiri ndashaka kuvuga ku muntu witwa Benjamin Sesko ejo narindi kogeza match ariko yasimbuwe nazi yuko akiri no gukina ntabwo ukoraho ntacyo yakinaga cyo akora ikintu azi kwikorera amaboko mu kibuga arabishoboye kwikorera amaboko niwe muntu wa mbere uburyo inshuro yifashe mu mutwe ziruta inshuro yakoze kuri baro Man U rero defense ya batatu ubwitwa Ruksho yarashaje Matis Delight Mucyo nawe nta kintu kirimo birutwa naho bazana hari Magwaya nubwo nawe nta kintu kirimo ariko uyu mutoza Manuel Ugarte we yakinnye he gatandatu tuvugishije uko Kasemira ari kuri bek katugende Man Brian Mbeumo abagerageza icyo bisobanuye barimo gushaka